Ese ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje, tugushimye neza n'urukundo dukunda, dushimye ko wabanye natwe ukaturinda. Mana wagize neza, icyubahiro ni icyawe. Twese tubaneze rwose, dukure mu gahe wose watugaragayeho. Mu izina rya Yesu, kimara kutubabarira turakwinginze kugira ngo uzubane natwe muri uyu mwanya wo kuririmba, twemerera umwanya w'umugisha ntubipfabusa. Icyo twanze ni ukora kwa Satani. Mu izina rya Yesu tumuye Mwuka Wera ngo abane natwe muri uyu mwanya. Icyubahiro ni cyawe n'iteka ryose, amen. Tugiye komeza turirimba indirimbo y'183 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Tugiye iwacu mw'Ijuru, muze mwisigara, gusingiza umucunguzi, muze mwisigara. Abagezeyo baragwiriye, baranezererwa umwana w'intama, abandi bari mu nzira, muze mwisigara. Abagezeyo baragwiriye, baranezererwa umwana w'intama, abandi bari mu nzira, muze mwisigara. Hazaba umucyo mw'Ijuru, muze mwisigara. Muve mu mwijima mubi, muze mwisigara. Hari ikamba Yesu azatwambika, tuzanezeranwa n'abakijijwe, ibyiza tubisangiye, muze mwisigara. Hari ikamba Yesu azatwambika, tuzanezeranwa n'abakijijwe, ibyiza tubisangiye, muze mwisigara. Nushaka ko tujyanayo, ihane mwiringira gukiza ubu. Ihane kandi uwo mutwaro wikoreye, mwemerera gutururuke, ngo tuzabane mw'Ijuru. Ihane kandi uwo mutwaro wikoreye, mwemerera gutururuke, ngo tuzabane mw'Ijuru. Ihane amena. Muririmbyi aratubwiye ngo tugiye iwacu mw'Ijuru, ngo muze mwisigara, ngo gusingiza umucunguzi, ngo muze mwisigara. Ngo abagezeyo baragwiriye, ngo baranezerewe n'umwana w'intama, ngo abandi bari mu nzira, ngo muze mwisigara. Imana itugirire neza. Nukuri bene data, turi mu rugendo rujya mw'Ijuru. Iwacu ntago ari inaha, iwacu ni mw'Ijuru. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo nawe ngwino wisigara, ariko hari kondisiyo. Ntago umuntu apfa kugenda uko yiboneye, ntago umuntu apfa kugenda uko ashatse, ahubwo hari ibyo umuntu agomba gukora, hari ibyo umuntu agomba kwiyambura. Umuntu agomba kwiyambura ibibi, umuntu agomba kwiyambura ingeso mbi, umuntu agomba kwiyambura ibyaha, ubundi
ubundi agakiranuka, agakora ibyiza, agakora ibyo Imana ishaka, agakora iby'urukundo. Imana itugirire neza. Mwene data umuririmbyi yaravuze ngo bazajya bazaba bambaye imyenda yera. Iyo myenda yera ni ibyiza, iyo myenda yera ni imirimo myiza, iyo myenda yera ni ugukiranuka, iyo myenda yera ni urukundo, iyo myenda yera ni ukwirinda. Ni ukuri mwene data, ndakwinginga kugira ngo nawe iyo myenda yera uyambare, kugira ngo uze tujye mu ijuru wisigara. Imana itugirire neza. Ngwino wisigara, ngwino tugiye gusingiza umucunguzi mu ijuru, ngo tuzaba dusingiza, ngo turirimba, ngo tunezerewe. Oh haleluya, ngo tuzaba tuguwe neza, kubera ko ngo mu ijuru ngo nta byago, ngo nta makuba, ngo nta marira. Ni ukuri ngo abariyo baguwe neza, ngo bagezeyo baragwiriye, ngo baranezeranwa n'umwana w'intama, ngo abandi bari mu nzira, ngo nimuze mwisigara. Imana itugirire neza. Abageze mu ijuru ngo baranezerewe, bari kumwe na Yesu baranezerewe, ngo n'abandi bari mu nzira. Natwe turi mu nzira tujyayo. Ese wowe uriteguye mwene data? Ese nawe uri mu nzira cyangwa wibereye mu bindi? Ariko ndagira ngo nkubwire ngo wishukwa n'ibyo bizarangira, wishukwa n'ibyo by'igihe gito, ahubwo ita ku by'ubuzima bw'uyu munsi bizagira n'iherezo ry'ejo hazaza. Kuko hano mu isi turi abashyitsi, aha ntabwo ari iwacu, iwacu ni mu ijuru. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo uriyambure ikibi cyose, nawe uze wisigara. Imana itugirire neza. Ngo hazaba umucyo mu ijuru, ngo muze mwisigara, ngo muve mu mwijima mubi, ngo muze mwisigara. Ngo hari ikamba Yesu azatwambika, ngo tuzanezeranwa n'abakijijwe, ngo ibyiza tubisangiye, ngo muze mwisigara. Ngo hazaba umucyo mu ijuru. Ijuru ngo ni ijuru ry'umucyo, ijuru ngo ni ijuru ry'umunezero, ngo ni ijuru ry'amahoro, ngo ni ijuru ry'ibyishimo, ngo bariyo baguwe neza. Ni ukuri nawe ndakwifuriza kuzaba muri iri juru ry'umucyo. Imana itugirire neza. Ngwino mwene data unkurikiranye nawe, ngwino wisigara, kuko tuzanezerwa. Nta burwayi buzabayo, nta ntambara, nta mahane. Nawe ngwino wisigara kugira ngo tuzatahe mu ijuru. Imana itugirire neza. Ngo muve mu mwijima mubi, ngo muze mwisigara. Wowe uri kugendera mu mwijima, wowe uri gukora ibibi, wowe uri gukora ibyo Imana idashaka, wowe watanye, wowe uri kuyandurisha iby'iki gihe, ndakwinginga kugira ngo uve mu mwijima mubi. Va mu mwijima mubi, ngwino Kristo akumurikire, ngwino Kristo akufata ukuboko, ngwino Kristo abane nawe. Va muri ibyo ngibyo, mu mwijima nta cyiza kibayo, mu mwijima haba ibibi gusa. Ngwino mu mucyo, kuko mu mucyo harimwo byose. Harimo umunezero, harimo amahoro, harimo kugubwa neza, harimo kumurikirwa. Va mu mwijima, ngwino wisigara. Kristo aragushaka. Nukuri ndakwinginga kugira ngo niba uri gukora ibyo byose bibi, kugira ngo uce bugufi aho uherereye. Niba utsinzwe, ca bugufi. Gusaba imbabazi ntago ari ubugwari, ahubwo gusaba imbabazi n'ubutwari. Ca bugufi usaba Imana imbabazi, ca bugufi usabe Kristo imbabazi, arakubabarira. Nawe ukomeza urugendo, kubera ko aho tujya ni heza. Imana itugirire neza. Kandi aho turi kujya mu ijuru, ngo hari ikamba twabikiwe, ngo tuzambara n'amakamba, ngo atatse n'inyenyeri. Imana itugirire neza. Mwene data ndakwifuriza ko nawe uzambarira ikamba ritatswe n'inyenyeri. Tuhari ingororano tuzabona tugeze muri iki gihugu cyo mu ijuru, ngo ibyiza tuzabisangira. Imana itugirire neza. Hazaba hari ibyiza byinshi, tuzaba tunezerewe, tuguwe neza. Imana itugirire neza. Ngwino nawe wisigara. Ngwino tujye mu ijuru, ngwino tujye kwa data, ngwino tujye mu munezero, ngwino tujye mu mahoro adashira, ngwino tujye mu byishimo bidashira. Imana itugirire neza. Ngo nushaka ko tujyanayo, ngo ihane, ngo mwiringira gukiza ubu, ngo ihane. Ngo kandi uwo mutwaro wikoreye, ngo mwemerera ugutura uruhu
uruhuke, ngo tuzabane mw'Ijuru, ngo ihanihane, ngo niba ushaka kujyayo ngo ihane. Ni ukuri hari kondisiyo, ntabwo umuntu apfa kugenda. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo niba uri gukora ibibi, niba uri kugendera mu mwijima, niba uri gukora ibyaha, ihane, nawe uze dukomezanye urugendo, uze Imana igufata ukuboko, uze Kristo abane nawe, Kristo akubere umujyanama, ntabwo uzongera gutana ukundi. Imana itugirire neza, ngo mwiringira gukiza ubu, iringira Kristo agukize, kuko yaduhaye ubuntu, atwogesha amaraso yamye ku musaraba i Golgota. Niyo mpamvu nkwinginze ngo wiringira Kristo, ntabwo abura amahoro meza adashira. Nawe mwiringira gukize, wiringira imbabazi ze, agira imbabazi nyinshi, agira imbabazi nyinshi cyane. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo aho uherereye wireba ku cyubahiro, wireba ku kazi ukora, wireba ku butunzi, wireba ku cyo uri cyo, wireba ku mafaranga, ahubwo ca bugufi, kuko gusaba imbabazi ni ubutware, ntabwo ari ubugwari. Kristo arakubabarira, ateze amaboko, kandi nta soni biteje gusaba imbabazi. Imana itugirire neza, ngo kandi uwo mutwaro wikoreye ngo mwemerera gutura uruhuke, uwo mutwaro w'ibyaha, uwo mutwaro w'ibibi, mwemerere Kristo awugutura uruhuke, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo mwese abarushye n'abaremerewe ngo nimuze musange ndabaruhura. Ni ukuri Kristo niwe wakuruhura, ngo Yesu ngo ni byose umufite wese ntajyaganya, ngo izina twamuhaye ni ryiza, niwe karuhura. Ni ukuri ngwino Kristo akuruhure, agukureho umutwaro w'ibyaha, agukureho umutwaro w'ibibazo, ngwino Kristo akuruhure, kuko araruhura rwose. Uruhukire muri Kristo. Kristo niwe buhungiro buzima, Kristo niwe buhungiro bwizewe, nta kishobora kuguhungabanya uri muri Kristo. Niyo mpamvu nkwinginga mwene data kugira ngo uzo Kristo akuture uwo mutwaro wikoreye, ubundi nawe uruhuke, ubwubwe neza, kandi wongere ugire amahoro, kuko Kristo amahoro aha abantu be ngo ntagira akagero ntarondoreka, ngo nutayata ntago wayakurwaho, ngo tuzabane mw'Ijuru, ngo ihanihane. Ni ukuri niba ushaka kuzaba mw'Ijuru, kora ibyiza, ihane, ureke icyaha n'igisa nacyo, kandi urinde gusubira mu ngeso mbi. Kora ibyo Data ashaka kugira ngo nawe uzabe mw'Ijuru, kuko iri juru harimo amahoro, harimo umucyo, harimo umunezero, nta mahane, nta marira, nta ntambara, nta mihate n'imiruho, nta miyaga. Tuzaba tuguwe neza, tunezerewe. Ariko mwene data unkurikiranye, ndakwinginga kugira ngo nawe witegure, wihane, wirinde, kugira ngo iri juru uzarigeremo, nanjye ndigeremo. Nimureke dukora ibyiza. Gukora ibyiza ntawe byishe, gukora ibyiza ntacyo bitwaye. Mwene data unkurikiranye, kora ibyiza, kora ibyo Imana ishaka. Irinde ubugome, irinde ubusambanyi, irinde ubujura, irinde ubugambanyi, irinde ibyo byose byagutandukanya n'Imana. Kandi niba hari icyo wakoze muri ibyo, Imana ifite imbabazi nyinshi. Uwo mutwaro wikoreye umwemerera ugutura uruhuke, uwo mutwaro w'ibyaha Kristo yawugutura ukaruhuka, ukagubwa neza mu mutima wawe, ukagubwa neza mu buzima bwawe. Humura, Kristo aracyafite imbabazi, agufitiye imbabazi, ariko umunsi wawe n'uyu, kuko ejo ntuhazi. Muri iyi si turi abashyitsi, ntabwo tuzayihoramo. Uyu munsi emerera Kristo uce bugufi, akubabarire, kugira ngo nawe uzabone iherezo ryiza, kugira ngo nawe iri juru uzarijyemo. Imana itugirire neza. Ndabwira n'umuntu utari wakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, igihe ni iki? Umunsi w'ejo ntuwuzi, uyu munsi niwo wawe. Akira Kristo akubera umwami n'umukiza, umwami nk'umukiza n'ubugingo bwawe.
Imana itugirire neza, akubera inshuti, akubera umujyanama, akubera umuyobozi, ko muri Kristo harimo byose. Muri Kristo harimo amahoro, harimo umunezero, kandi niho tubonera ubugingo. Ukurikira Kristo ntago ari ukuyoba, ukurikira Kristo ntago ari ubujiji, ukurikira Kristo ni uguhitamo neza, kandi ntago uzicuza gukurikira Kristo, kuko muri Kristo tugubwa neza, muri Kristo tubona amahoro atamarwa n'ibihe, muri Kristo tubona umunezero utabona ahandi hantu, muri Kristo tubona ibyishimo amafaranga ataguha, muri Kristo tubona ibyishimo umuryango utaguha. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo muri Kristo arihuza, kuko niho bibera. Imana itugirire neza, Imana ibampera umugisha, kandi ikomeze ibagenderere, ikomeze ibaganirize, kugira ngo namwe mumenye iby'inzira ijya mu ijuru, kugira ngo namwe mwitegure, kugira ngo dukomeze urugendo tuzarusoza amahoro. Imana itugirire neza. Reka dushime Imana kubw'ubutumwa bwo mu ndirimbo. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye kubw'ubutumwa bwo mu ndirimbo. Muririmbyi aratubwiye ngo tugiye iwacu mu ijuru, ngo muze mwisigara, ngo gusingiza umucunguzi, ngo muze mwisigara. Mana, natwe turashaka kuzaba muri ibyo birori, natwe turashaka kuzaba muri iryo juru. Mana, turakwinginze kugira ngo uduhe kurinda ubuhamya bwacu, uduhe gukora ibyiza, uturinde gukora ibyaha mu izina rya Yesu. Duhe imbaraga zo kurwanya icyaha n'igisa nacyo, duhe kuba inshuti na Kristo, uduhe kwemerera Kristo mu buzima bwacu atubera umujyanama, nibwo tutazatana. Abankurikiranye nabo ndabasengeye, biteho bagirire neza. Mwami, nabo bahe kwitegura, bahe gukora ibyiza mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo nabo bazinjire mu ijuru. Iri juru ribamwo ibyishimo, ritabamwo amahane n'umunezero, ritabamwo amahane ni intambara, ritabamwo uburwayi. Iri juru naryo bazarigeremo amahoro. Baho barindira ubugingo ko aribwo buzakubona, kandi ukomeze ubagure mu buryo bw'umwuka. Mana, dusengeye abarwayi bakize mu izina rya Yesu. Komeza wagure umurimo wawe, ugabanya abarimbuka wongera abakizwa, bari bacitse intege bongerera imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Abatari bakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, bahe kumwakira. Ngo bana natwe, komeze utwiteho kandi ukomeze utuganirize. Urakoze kumvishe gusenga, ubundi iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibiteho kandi bagirire neza, yongere ibagarukeho, ihaze kwifuza kwa buri muntu wese, kandi ikiruta byose ikomeze ibarindire ubugingo. Naho ubutaha. Bye.